uyu mwana w'umukobwa ni breaking news nyuma yuko agiye kubana na Yago Pondati iwabo bari baramuciye mu muryango baramubwira ngo niba ugiye kubana na Yago ubwo ngubwo twege turagusibye ahangaha mu muryango wacu turagusibye izi ni zandani ziba ziremereye umugore wa Yago Pondati n'umuryango we wagiye kumutora yego n'ukuri kw'Imana nago nkubeshya da njewe narebye Yago mana gahinda karanyica bro agahinda karanyica sibyo inkuru kugira ngo nyinjiremo neza ndaza kwihera za Kagugu aho Yago yabaga Kagugu ngenda hazi Yago Pondati ubwo yabaga Kagugu yarongoye uyu mukobwa yarongoye babanye n'umufana we sibyo uyu nguyu yaje ari umufana wa Yago Pondati sibyo uyu n'umwana w'umukobwa wiziritse kuri Yago igihe kinini cyane Yago Pondati ndagira ngo umenyeshe ko muri kiragiye yatandukanye n'abakameramani batatu yego yanze kwinjira mu kibazo neza uri kubyumva iki kintu ndagikwinjiramo nyikubwira kuko nk'ubwo ku itariki ya mbere twari turi mu gitaramo muri arena uri kubyumva Pazomani imbere yuko yamana ajya kuri stage imbere muri stage imbere yamana agiye stage yamaze kurya urushyi ngwiki n'ukuri kw'Imana uzazane Pazomani ari Pazomani n'umukubise Pazomani yateye urushyi yamano rwibuze Yago ntago ari we muntu waje avuga ko Pazomani yashatse kumurogera mu nzu uri kubyumva Pazomani ni umugome buri utazagire utazamubona kuri yashinyuka ukagira ngo birabitama bye by'ibitesa afitemo no guteta Pazomani ni umugome ugasanga wahugana kubyumva uri kubyishimira njya mbibona na bamwe sibyo nkabona baba kamarade sibyo abona kamarade ari kwishimira nk'ingo z'abantu ziri gusenyuka ariko niyibagirwe ukwiwe byagenze sibyo Yes reka ambasuze kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwese abakurikiye Kim TV Rwanje nitwa Tiote ndi kumwe n'akabaka witeretse wijanditse akabaka ngo ayikaze bimeze bite fura ngo ayikaze kuri channel yawe akabakita Karima akabakita Karima kabisa umuntu nawe abareba ko ejo byavamo ariko aka Karima abantu benshi bajya bavuga bati nikatuma mu burara ati ntago katuma mu burara waburara sa ahubwo ibintu ni ibintu dukora kubwo kubikunda sibyo yego kubura ntago buretse nk'umuntu ubusanga akora ku mafaranga buri munsi sibyo uranye ntago nge nemeranya n'umuntu uvuga ngo ufite akazi katatuma mburara byibuze ko kazi ari akazi ukora ku mafaranga buri munsi nge niho nemera ko utaburara ariko hari n'igihe uburara amafaranga uyafite byagenze bite araya abandi uragiye oya ntago arakaraka oya nukuri da reka nkubaza ese reka nkubwire wango ari abantu benshi usanga muri business nkanga i Kigali sibyo ukaba ukora business ariko ari yabandi sibyo uverisa uko byumva byibuze wowe yayandi wakakwiye gushopingamo akaba wayakopye nk'urugero ngo tuvuye nk'abantu bacuruza sibyo nyine baba mwe baverisa buri munsi urabizi ko buriya mu bantu benshi ngo bakorera aba diaspora baba bafite ibintu hano i Kigali ubusanga nyine bamwe nk'abamakeka yori abiki amafaranga barayaverisa buri munsi yego rero ugasanga wowe yayandi wagakwiye gukoramo ngo ukuremo iposho wayakopye kandi boss ugomba afite amafaranga ugomba kugira gute kumuverisa ubwo ikigutabara aho ngaho ni butike yo muri quartier kwa Kazungu yego birashoboka ko afite umuntu amafaranga yawe nkakubitsa 200 n'urugero wowe nta nijana ufite nkakubwira ntuzayame kuwa kabiri kandi turi ku cyumweru ukaburaro yafite byashoboka bitewe n'umuntu uko ameze oya ni we ndi kubaza njewe byibuze wabura ufite amafaranga y'undi muntu nta kintu ufite ntago naburara nzayagwa kwa kabiri yego akandi kantu aba diaspora bajya bakora gateranya abantu n'abandi uyu munsi uri hano kuri kamera ukaba wenda tuvuga akoranye n'undi mukobwa aho ngaho cyangwa akoranye n'undi mujama mu diaspora akababona agakunda umuntu mwari muri kumwe akakwereza 300 ati uzabimpere runaka ayanyujije kuri telefone yawe kandi akubahita uruwasa ndetse azana making ashobora ko amafaranga yamugezeho wayamuha yose no kuvuga ngo uko bigomba kugenda uko ariko kose kumubwira ngo bamaye turuwasa zawe sibyo kandi ninge zanyuzeho ni nanjye bakubajije akira 25
umudiyasipora akimara kumenya ko wamupye 2,500 ati kuki utambwiye ngo nanjye oya mwebwe izo diro muzikora ukwanyu sibyo uramubwira uti bamaye turuwasa uramubwira ngiye ngomba kukubwiza ukuri tu sibyo bamaye inoti ya turuwasa yawe sibyo ngiye naguteretse hano kuri kamera yanjye uri kubyumva ninjye banyuzeho buri kimwe cyose ninjye bakibajije sibyo kandi kwanza nta nubwo bazi uko ibyo mwakinga uko bakubajije sibyo ikintu cyiza rero ugomba gukora nuko ugomba kumubwiza ukuri yego urumva kereka bari nk'ababandi nka buriya bayaka ntago bayabaha yose ahubwo wenda umva ukiri inyangamugayo abandi ngo bapasuramo 1/3 agahita aza akanagukoresha ikiganiro akubwira ati yewe wari umudiyasipora wakuntumyeho ati yamaye 50,000 ati ngwino dufate senkane rero utazi hano zivuye wumva ari nyinshi oya njye ntago nabikora uyu munsi nahoze twihute kuko turi bukora ikiganiro kitari kirekire cyane yego nahoze mbona inkuru yo ku Nyarwanda ariko bayanditse ku munsi w'ejo mbona yuko bavuga yuko umwe muri 5 cyangwa niba twiciye hano turi abantu 5 harimo umwe ufite ikibazo wahuye n'ikibazo cy'ihungabana ry'ubwonko cyangwa se mu cy'imitekerereze ku buryo nyine atari nomo 5 bahagararanye 5 bahagararanye narayibonye ariko ngewe nanone ku ruhande rwanjye ndayemera ahubwo umwe ejo hari undi wazambwira ngo ni bake nyine nabwo ni bake undi bakari nka ntago babigaragaza byose sibyo ariko ngiye impamvu ngemera cyane nuza kureba ahangaha iwacu uraza gusanga abantu benshi dufite icyo niba nakita nka toroma niba nakita ni ibintu nyine byatugiyemo sibyo we niba uri umujeni uraza ugasanga hari nk'igihe ushobora gusanga nk'abajeni mwakuranye sibyo bakabona wowe wiguriye kamera sibyo bakajya bakumva ahangaha kuri Kim TV Rwanda uri kubyumva bakumva ko wagafashe sibyo bakagira ngo umukire noneho hari n'igihe bahita bashaka bamwe gushaka kubaho nk'uko ubayeho sibyo bigahita bibatera iki depression rero gusanga ziri gukora ku bantu benshi cyane nawe wino ugasanga kandi nanone ugasanga abajeni turi gushaka kubaho ubuzima tudafitiye ubushobozi sibyo niba ngiye ninjiza 200 nkashaka kujya kuba mu nzu ya turuwasa sibyo nkashaka kubaho ubuzima burenze urumva usanga nyine ibyo bintu ama depression niyo uri gusanga menshi ari kwica abantu ariko ngo abajene bubu usanga na mugani usanga salary yakorera nk'ibihumbi 200 ariko ukabona akonsuminga hafi 1M mu kwezi ukibaza ngo ayikurahe ubwo urugero ni piwonika sibyo piwonika Suwezi ese piwonika urareba ugasanga amafaranga nkwera n'amafaranga ahembwa nuko piwonika amafaranga nkwera ubwe sibyo aruta amafaranga yinjiza ayakura he sibyo ni umusikamo nuko mubaye mu buryo bw'ubutekamitwe ubutekamitwe rese hari ubundi buzima urumva we ukuntu yibereyeho ni wa muntu nyine wicara mu kabare akaka inzoga agahita hamagara ati yego ati bimeze bite se mwana wafatiye kamwe ikaza kurangira ibyo nabyo si byari kimwe mu gice gishobora gutuma umuntu agira ihungabana ry'ubwonko cyangwa mu mitekerereze nukuvuga ngo nyine ejo iyo byanze akabura basikama akagira ute niba aramenyereye ako gacupa bikaza kurangira ubuzima bugize ute twadufaranga yahembwaga ntago tumunyura ukomeje kuri piwonika nibuka nibuka ikiganiro rigeze gukora yari arimo avuga indwara yago arwaye icyo gihe yagikoreye hariya muri 5 hejuru hariya yicaye arimo aravuga indwara arwaye n'uburyo zivurwamo ubura ngo piyonika yize ibintu by'ubuganga piyonika yize ubuganga arimo avuga ati ibintu akora byo kwiriza bwo kumva ko yahora ateteshwa ati nabyo ni uburwayi icyo gihe n'igihe yago yari yagiye muri Uganda bavuga ko yahunze abantu avuga ko igihugu cyose cyamwanze ngo yahunze igihugu maginga yangaya uze no kunyemerera twinjire kuri ku nkuru hari n'ubundi ya Yago Pondate mbabariraho ya mbere yuko iyo nkuru nyinjiraho sibyo ndashaka kubanza nka clearinga ikintu kimwe ahangaha nabonye na bapiyonika bakivugaho uri kubyumva urashaka kujya ushyiraho umucyo ngiye kubona ejo nabonye uwo bita Benovia mbona aravuze ngo uwo bita Pazomani ngo yatandukanye n'uwo bita Yamana sibyo ngo yari manager ese umuntu aba manager gute w'umuntu n'amasezerano bagirana mu bitekerezo verbal contract ibyo bintu bishoboka gute
harayo bita verbal contract ni amasezerano mugirana ku munwa. Ndashaka kukwereka aba bose n'abantu ngiye twirirwana mwereka aba bantu uko babayeho aba Freddy Musoni sibyo wambwira nk'umuntu naza akakubwira ngo Freddy Musoni ngo ni manager wa Desdora ubyumva gute Freddy Musoni ni manager gute ni gute mbwira ukuntu Freddy Musoni yaba manager wa Desdora kandi Freddy Musoni ari wa muntu wirirwa nyine w'inkoma amashyi wirukanka inyuma ya Desdora ugomba kumufata iki utuntu tw'utuvideo aho ngaho turi aho ngaho urumva ugasanga hagati ya Desdora na Freddy Musoni ninde ufite amafaranga? Freddy Musoni nakinagira nese ubundi ni gute umuntu amanaginga umuntu umurusha amafaranga? Nyine nicyo kintu abantu hari no gihe ngenge kumva nkumva ramubwiye ngo manager gute sibyo ubu ni uko ngo uzarebe nujya kugira ngo umenye manager sibyo manager ni wa muntu ugufata sibyo weka gufata nka product abona zashoramo kandi akazungu akagukorera marketing sibyo aragukorera marketing agukorere buri kimwe cyose ari kazi neza ko ayo mafaranga yashoye azayagaruza uri kubyumva nk'ubu ngubu Coach Gayeri sibyo ni umumanager mwiza sibyo ko coach ashobora kugushoramo abona ko amafaranga yazayagaruza kandi manager nabikorera mu nyungu ze n'abashaka kuzunguka manager ni ngirega aba manager nabo bashaka none ubwo manager utwaza umuntu ni nkuko nanone uzafata uranka Junior Giti hari ukuntu wamubara nk'umu manager uri kubyumva uko Junior Giti numwe mu bantu bafashe Easy uri kubyumva amukura A0 yego urumva aramuzamura uri kubyumva ariko nanone indi nyungu yamukuragamo wibuke ko Easy ari umudirector mwiza uri kubyumva byibuze ari utuntu twishi Easy nawe yikorera nko kuyobora video ye ni umudirector sibyo muri studio hari ukuntu ibintu bimwe yagenda byifasha urumva ariko akesh ukabona ko Junior hari ibintu yagiye amufasha byinshi cyane rero kuza kumbwira ngo nka Pazoman ni umwe mu bantu Pazoman namwita nk'igitambo cy'umuziki sibyo kubera iki mbaza ngo kubera iki ngiye kumwita igitambo cy'umuziki Pazoman ibi bintu bibamo kuko bikunze sibyo kandi yamaze kubona aho byagana ko byagukura hasi bikawugira aho byakugeza sibyo wibuke Pazoman ni umwe mu bantu babanye nande babaye muri timu ya Eddy Kenzo uri kubyumva niba Pazoman yarabaye muri timu ya Eddy Kenzo ibyo bintu byose arabizi neza cyane urumva Pazoman yagiye gufasha y'amano nk'umuntu nawe w'umufana nk'umuntu bahuye uko nguko uri kubyumva yego bagahura uko nguko ari abantu bose bagenda urumva Pazoman rero nawe aravuga ngo reka nanjye profitire kwaba basitari urumva byibuze nzamubwira ngo ngiye kugukorera aka kantu Pazo we ikintu agira ni kimwe urumva ashobora gushaka nk'akadiro cyangwa kuvuga ngo reka dukore ino ndirimbo akayishoramo dukeya afite nawe ukikoramo sibyo ngo nubufatanye uko byumva ngo niba ufite niba tugiye gukora ingoma byibuze ya 500 fite desa cyangwa fite 100 nawe shakana uri kubyumva mugafatanya uko nguko ariko Pazoman nanone akaba umuntu w'igitsure yego washobora kumanaginga aramutse abonye amafaranga kuko nk'ubwo ku itariki ya mbere twari turi mu gitaramo muri arena uri kubyumva Pazoman imbere yuko y'amana ajya kuri stage imbere muri stage imbere y'amana agiye stage yamaze kurya urushyi ngwiki nukuri kw'Imana uzazane Pazoman ari Pazoman n'umukubise Pazoman yateye urushyi y'amano rwibuze ngo bari bapfuye ikiza y'amano yarari kuzana ibintu byo kuzagarara zazagara z'abafite ko bituruki rwibuze ati we bite byawe iyo niyo management uri kubyumva Pazoman buriya ni umugome na Yago aramutinya Yago se nibabanye yego uzumva Yago ntabwo ari we muntu waje avuga ko Pazoman yashatse kumurogera mu nzu uri kubyumva Pazoman ni umugome buri utazagire ngo utazamubona kuri yashinyuka ukagira ngo biriya bitama bye by'ibitesa afitemo no guteta Pazoman ni umugome Pazoman nta mishinyuko buri ajya agira urumva rero ngenda jyambwira abantu mutandukanye ko umuntu yaba manager no ko umuntu yaba ari inkoma amashyi sibyo muzafatanya urumva noneho ngiye mbabarira kabaka unakura abantu mu rujijo umbwire nk'abantu batatu wemera ko ari abamanager w'umuziki mu Rwanda manager wa mbere ngiye nemera ni Coach Gayeri sibyo manager wa kabiri ushora ibitekerezo utagira amafaranga menshi Alex Muyoboke sibyo ko Muyoboke n'umwe mu bantu we ashobora no kuba atashora amafaranga ariko akagushakira aho yava uri kubyumva manager wa gatatu wundi nuwo bita Claude
manager wabwiza sibyo nubwo Korode nawe ari umumanager mwiza nawe nubwo nta bintu byinshi agira urumva ariko nawe numwe mu bantu bagukinira diro zagira inyungu zikubyarira aba manager b'inkoma mashyi abo ntago najya kubavuga ni benshi none se b'inkoma mashyi ngiye ntago na managing Skyto nawe uri inkoma mashyi nese ngiye nagiraga iki nyine nari manager wo kuri tere urumva nkukubite nk'agastori gato ngiye na managing Skyto ariko ndi inkoma mashyi ni wa muntu wiri gufata utu video urumva nyine Skyto nawe urabizi ko abayiterekeyemo B1 Gene yagasinze niba yakoreye 500 akavuga iti mu bihe manager ambikiremo 400 100 turarinywera uri kubyumva none se ubwo ngiye nari umumanager nagiraga iki none se ubu ngiye nari mfite ubu Pazomani nabira bipapa bye yirirwa yambaye yajya kudiringa diro ya miliyari nibibaho ese nyine gute ibyo bintu bishoboka ntabwo nyine aba manager nk'abo ngabo bari cyo nanjye nabaye manager nyine nibyo njya kubwira ati nako nyine nabaga manager tugiye mu kabari buri gihe akambwira ati dore mfite 400 umanaginga ubuceri bwo mu kabari nabwo hari igihe umuserera agiye takubwira ati barazayo babetse haza oya araba manager ubona ko bafite akazoza sibyo bagiraho bakuvana bakagira naho bakugeza hari n'aba manager bari aho ngaho nyine urumva abangaba bari shari super level bari aba manager kubyumva amanager bazima ngo nujya kureba nka Korode manager wabwiza Korode numwe mu bantu bamanaginze Dani Vumbi muri cya gihe cya Dani Vumba Shining kubyumva akakanya ari kumanaginga bwiza uri kubona ko ari kugoyinga viral kubyumva nubwo nawe nyine buriya Korode nubwo managinga bwiza hari ibyo nabo iwabo usanga ari byo amufasha kuko iwabo bwiza ni bamwe mu bantu bishimiye iterambere rya bwiza sibyo papa wa bwiza numwe mu bantu ba mbere bamushyigikira yego sibyo kuko papa bwiza nubwo hari indi mirima barimo urumva ariko numwe mu bantu ba mbere babasha kuganiriza manager wakaganiriza n'umukobwa we akaba n'igihe kesh cyane amuhamagara ko muze hano sibyo uko ari nukuna natinyitse umwe mu bahanzi navuga b'igitsina gore batigeze bagegaragaza ingeso mbi cyangwa se no kwiyandarika umwe mu bahanzi navuga yuko bafite ubwenge bwinshi ibintu byabo bwiza ibintu bye abikora sirasi yitonze gake urumva niko we niko ubona ko abitwara urumva rero ubona ko hari aba manager baba bari aho ngaho nyine nawe ubona ko nta kintu kirenze nabo bafite bari aho ngaho gusa noneho nyemerera tujye kuri ino nkuru yego tujye kuri ino nkuru ya Yago Pondati bikomeza bavuga yuko nyuma twabonye mu minsi yashize abyara we n'umadamu we bibaruka yego ariko uyu munsi ngo batandukanye bamwe batiriya ni scam abandi bati ni ukuri mbabaririye inkuru mbere yuko nyinjiramo ndayinjiramo mbabaye ubabaye se kandi sibyo mbabaye cyane ikiza kikubabaje ikintu cya mbere kiza kumbabaza ni kimwe uri kubyumva ikintu kiza kumbabaza ni kimwe uri kubyumva yego ngiye mbabazwa n'aha ngaha iyi industry y'iwacu uri kubyumva industry uzaza ugasanga umuntu atandukanye n'undi ariko wowe ugasanga urabyishimiye wowe uri umusore cyangwa uri umugabo ugasanga wishimiye ko bashwanye ugasanga wahugana kubyumva uri kubyishimira njya mbibona na bamwe sibyo nkabona baba kamarade sibyo abona kamarade ari kwishimira nk'ingo z'abantu ziri gusenyuka ariko niyibagirwe uko we byagenze sibyo nese sibyo ntabwo nkubeshya ni bimwe bavuga ngo gikubita abandi ngo we cyamugeraho urumva ntabwo nkubeshya uri kubyumva niba wowe nese tujye tuganira ubu wakishimira ko kabaka ngiye nubatse urugo rwanjye rusenyutse nawe ejo ariho ugana oya ntabwo nabyishimiye ariko abandi bo barabyishimira akabikoramo n'inkuru usanga babyishimiye uze no kugira inama aba YouTuber kandi nawe urimo ubona ko birababaje kaba sibyo uze kugira inama aba YouTuber nawe urimo abantu kumva yuko ikintu kiri kote negative ari cyo muzaza mukicara ngaha mukavuga nyine ari byo twita nko gutwika ariko ugasanga birababaje kandi biri kubangamira urugo rw'undi muntu nuza kureba neza inkuru Yago yakoze uri kubyumva ubonye ko yayikoze ari inkuru ababaye ufite amajwi aho ngaho uragenda uyakina uri kubyumva njyewe narebye Yago mana agahinda karanyica bro agahinda karanyica sibyo avuga ngo banze nkwereke nka agahinda kari kwiyongera mu kandi dushobora kubona Yago yataye n'umutwe ahubwo se za depression bavuga ugira ngo niziza kumukindura uko ari umva dizoda zose ahari z'ubwonko agiye kuzuzuza nkwereke nk'aka kantu uri kubyumva ageze kuba avuga ati abantu bose baranyanze igihugu cyara umwana w'ibyumweru bitatu
mukiva kwa muganga abagabo ariko baca mu bintu byinshi kweri abagabo baca mu bintu byinshi sinababeshya mba numva narakomeretse kuko mama life uburyo namukunze numva ngira ngo nta nundi mukobwa nakunze urwo rukundo ariko uyu munsi ntago tukiri kumwe abantu benshi ubu ngubu nyine murimo muribaza impamvu umuntu wabyumvise yego uyu ni Yago Pondati ngo umuntu kujyana umwana w'ibyumweru bingahe bitatu iyi nkuru kugira ngo nyinjiremo neza ndaza kwihera za Kagugu aho Yago yabaga Kagugu ngenda hazi sibyo Yago Pondati ubwo yabaga Kagugu yarongoye uyu mukobwa yarongoye babanye n'umufana we sibyo uyu nguyu yaje ari umufana wa Yago Pondati sibyo uyu ni umwana w'umukobwa wiziritse kuri Yago igihe kinini cyane bikubyumva wibuke muri saga ya Yago nibwo hageze igihe Yago ukabona ko yigendeye Uganda umwana w'umukobwa yagiyeyo nyuma ye ati ndamukurikira agomba kujya hose uri kubyumva iyi ni inkuru nge mpera za Kagugwara nari nzi neza aho babaga abantu babanye gutyo rero ko nzi ko badakunda gutandukana reka rero ino nkuru nze nyinjiremo neza nibyo nari ndi kukubwira niyo mpamvu mise nguhera za Kagugu wibuka ubwo Yago yagiyaga Uganda akarekura za rokete zose yego uri kubyumva zira rokete Yago yagiye rekura urazizi Yago ndagira ngo nkumenyeshe ko ubwo yarekuraga zira rokete muri kiriya gihe cye avuga basabe avuga abangaba bose ba Melody avuga bande bose abantu bose bagiye bamuhemukira Yago Pondati ndagira ngo umenyeshe ko muri kiriya gihe yatandukanye n'abakameramani batatu yego ko yanze kwinjira mu kibazo neza uri kubyumva iki kintu ndagikwinjiramo nyikubwira Yago Pondati yatandukanye n'umukameramani uri kubyumva bita Furemo uwo ni umukameramani bakoranye hari Uganda Yago Pondati yatandukanye n'umukameramani bita Valesi uramuzi uwo nguwo n'umukameramani Pazomani yari yaramuhaye uwo baratandukanye Yago Pondati atandukana n'umukameramani wundi wundi wamutwaye cano uramwibuka bita Arubizo yego sibyo ubwo ndajyangende ninjira mu bintu bya Yago gake gake mwereke ko Yago nawe hari ahantu uruhande rumwe adashobotse twinjire rero ku bya Uganda Yago Pondati buriya yabaye Uganda wibuke ugura mukobwa yagendaga akavanga i Kigali uri kubyumva Yago Pondati yagiye kubana n'uriya mwana w'umukobwa ubona ko uriya mwana ari nko kumwizirika ari kumukunda cyane ariko ndagira ngo nkumenyeshe inkuru ko uyu mwana w'umukobwa ni breaking news nyuma yuko agiye kubana na Yago Pondati iwabo bari baramuciye mu muryango iwabo uriya mukobwa baramuciye mu muryango uriya mukobwa bamuciye mu muryango Rikubyumva bamuca mu muryango baramubwira ngo niba ugiye kubana na Yago ubwo ngubwo twege turagusibye ahangaha mu muryango wacu turagusibye Rikubyumva biza kurangira umwana w'umukobwa agumize kuri Yago biza kugeraho aho banabyara bibaruka ibyo turabyishimiye sibyo ariko uyu mwana w'umukobwa papa ubwe ntago yari akimwemera mu muryango ukuvuga ngo mu gihe bari Uganda ari naho ngo byageze ubuzima buba bubi uri kubyumva ariko hahanda abagore abamama b'abakobwa usanga batanga abana babo cyane sibyo umuryango wo kwa Yago ukajya ubaho kubera famiye y'umugore we Rikubyumva bakagenda nyine babafasha gake gake urumva ariko binyuze mu mubyeyi w'umugore urabizi kimuwe ababyeyi b'abagore ni bamwe mu bantu ba mbere bagira barebera mu gitabo kimuwe ariko papa we nta kintu na gito bavugana urabyumva neza reka rero ninjire kuri saga ya nyuma y'ibi byose aho byatangiye bivugwa ko zatangiye ari biravugwa bivugwa ko Yago yamaze gutandukana n'umugore Yago Pondati yashwanye n'uno mugore ubwo Yago Pondati yari ari mu bintu bye bijyanye na album sibyo urabizi Yago Pondati amaze iminsi avuga ko agiye kurekura album Yago Pondati yirariraga mu mastudio urabizi ko abagore buriya hari ikintu kimwe bagira uri umugore ngashimishwa n'ibyo yumva cyangwa ibyabona nyine umukorera yego sibyo ibyo yumva cyane muri abagabo dushimishwa no kuba n'ibyo twege ibyo dukora cyangwa n'ibyo tubona ariko byumva ariko abagore bashimishwa n'ibyo bumva ariko byumva Yago Pondati mu gihe umugore we yibarukaga Yago Pondati muri ra misi yose nago yarakihaba nuza no kujya mu nkuru ya Yago urabona ko Yago yavuzemo ngo ngewe umugore yasezeye ntahari
ndi gushaka amarongo kubyumva Yago numwe mu bantu bajyaga muri studio akirarirayo kuko Yago namenye amakuru buriya ko na hari Uganda nga bafite genge nk'iyi abantu barenga 6 bagendana mu kimodoka urumva kubyumva neza uyu Yago Pondati yari yibere kuri album yiwe akanga kwita ku mugore ugasanga yibereye muri studio sibyo kandi umugore amukeneye akeneye kuba yamuba hafi ariko rero inkurangange nshaka kwinjizamo cyane si yo ngiyo ndashaka kwinjiza kuri operation yuko umugore wa Yago yavuye hariya yerekeje he yagarutse mu muryango baramwemeye ndagira ngo nkubwire ko ibi ngibi nta muntu numwe ubizi nta n'umuntu numwe uzayizi nkuru nazikuye izi ni inkuru ngiye nimenyeye nkazinjiramo izi ni za ndani mba ninjiyemo uri kubyumva izi ni za ndani ziba ziremereye umugore wa Yago Pondati n'umuryango we wagiye kumutora yego n'ukuri kw'Imana nago nkubeshya da urumva famiye y'umugore wa Yago yagiye kumwitorera hariya atasha asanga bajyanye banajyayo yagubwe ntawe uhari urumva baramuzanye bamujyana harazatumba ihuye uri kubyumva yagiye nkubwire ko umugore wa Yago Pondati nta nubwo ari iwabo mu rugo ubu ari he uri kubyumva ari kwa nyira niba nibwo ni kwa nyirarume ni kwa nyirarume ni kuri bashiki biwabo nyine kwa nyirasenge yego kwa ba nyirasenge niho tetari yajyanye umwana cyangwa yaramujyanye bivuze ngo umugore ntiyarashaka kumukuraho icyororo cy'umwana byo ntibishoboka hoya umugore we yakundaga Yago nyine birunda bivuga gutyo hari ukuntu umukobwa akunda umusore akavuga ati yaba yambyariraga byonyine oya we yaramukunze ahubwo umuryango ntiwamukunda dore ikindi kintu rero abantu mutari muzi niyo mpamvu nkubwira ngo izi nkuru zanjye mba nazihereye hasi cyane sibyo reka ngo ubuhamye uzi ko Yago Pondati kuva yabana n'uno mwana w'umukobwa bakagera ubwo babyarana sibyo yego urumva Yago Pondati ataragira iwabo w'uno mukobwa wari ubizi neza ngo iki yari kugeraho kandi batamwemera wari ubizi neza oya hari igihe ushaka umukobwa bakakwanga ariko ukaba wanageraho kabangwe se byibuze nta n'ukuntu najya kwirega sibyo nta kuntu najya nkegerana na famiye uzi ko Yago Pondati ataragera muri rwa rugo rw'abo mugore wari ubizi neza yego ibi bintu wari ubizi tekereza ko umaranye n'umuntu igihe kingana kuri utaragera mu rugo utaragera mu rugo mukageraho mubyara sibyo utarajya no kuba ntujye no kwirega sibyo kandi ibyo turabizi ko ari ibintu bibaho ku bagabo urumva ntiwirege nese urumva bidateye agahinda iwabo kwa Yago bazi teta bari bamuzi uriya mukobwa ko we yamukundaga hari abahuraga batarasanye sibyo yego we famiye yo kwa Yago buriya benshi cyane baramuzi uriya mukobwa urumva ariko nago we iwabo w'umugore we bamuzi icyo kintu ugomba kukimenya mwana urumva Yago nago ruriya rugo nta na rimwe aradwinjiramo nge ndi kukubwiza ukuri urumva kuko uno mwana w'umukobwa urumva uyu nguyu teta nta na rimwe yigeze bajyana iwabo na rimwe tugana ku musozo ni ukuvuga ngo Yago Pondati amarira ye afite ishingiro umugore yaragiye amarira ye nyine ngiye ku ruhande rwanjye kuko nanjye ariho ngana nta mwumva ari amarira sibyo kuko nujya kumva reka nkushyiremo nk'aka kantu nabwo kambabaje wumva urebe nk'aka kantu reka njye nkukinira nk'akantu kandi ahangaha kamwe kugira ngo soze umva nk'aka kantu kari ahangaha yego ngo amakuru yaba ari menshi arabavuze ngo nasanze umwana atari uwanjye oya life ni uwanjye kandi azabaho neza na nyina azabaho neza life ni uwanjye azabaho neza ngende umukozi ngende umugabo w'umukozi wabyumvise ngende umugabo w'umukozi wabyumvise yego kana agahinda shanga nyine nanjye akanago kareka kunyindura ati ndi umugabo w'umukozi wibuke ko ari nabwo yavuze ngo abantu mwajyaga mumbwira ngo muje kundeba ntacyo muzanye igihe kirageze ko nanjye nita ku muryango ubwo umugore adahari hari ibyo nzamufasha sibyo ibintu biba bibabaje mwana bro kaba baravuga ngo aho umugabo aguye urenzaho utwatsi ntago naza ngo mushira kari urutega mwegeye iki nubwo ibi byose mvuze byabaye ariko ino nkuru irababaje
sibyo nukuri kw'Imana ino nkuru irababaje nubwo byose tuba tuje tukabikora ariko irankuru irababaje nukuri pe noneho Yago Pondati bigezeho urabona ko depresiyo none yagiye kumukindura use bya bintu nyine banamuvugaho bya urumva gikipapa se ntago mbizi ariko ngo hari ukuntu buriya nawe ngo yisayika nyine uko buranga amakuru ya muho bita kamarade yambwiye ngo kubwo bahuriraga Uganda shango yari afite ikintu cya metero 2 ngo iki nukuri pe uzabaze kamara nago yaje akabivuga nawe ubwo barasangiye iki basangire Yago Pondati na kamarade se kamarade Uganda nago Pondati nago aramwiciyeyo Unukaneza ibi bicucu uzabibaze Sky urumva impamvu muvuga nabi nyine atari uko bashwaye uzabibaze hoya nese ubugira ngo nabyo mbigarukeho mvuge team 3D ko bagiye Uganda urumva kamarade ashaka ko Yago Pondati bakiyunga bagakorana n'ikiganiro ariko Pondati akanga sibyo ubwo bari bavuye muri show ya The Ben bagiye bahura na Yago uri kubyumva bamaze guhura uwo bita Punditi n'uwo bita kamarade ni bamwe mu bantu ngo Yago yari yirengeje Punditi ngo yaramubonye tanirukanga ka Punditi urabona ukuntu ari kagufi ukigendeye nk'inuza yego urumva noneho ntuza kamarade kwa kundi yigiro nyine umuntu uri hayi yigize gengo ngo yagiye nyine agiye gusuhuza sha Yago ngo Yago ahita avuga ariko nk'ibi bicucu babinyegera bijyaye agiye kumukubita ikintu kamarade ngarasimbuka ariruka uzabaze kamarade nawe ati yari afite uruntu rurerure cyane reka tunisoreze ibindi byose nzaza mbigarukaho nitonda yes kaba reka tugane ku musozo wakoze cyane reka tugane ku musozo ariko mbwira abantu bacu ko ahantu hambere yo kuba wasohokera nta handi uretse The Midnight munambibabwira niho hantu hambere noneho mwono mugihe hari guca impaka ku kintu kijyanye n'igikoni igikoni cyaho kiri kurindwa mubi sibyo munambibabwira ngo ikintu cyitwa ifi yawo ikintu cyitwa inkoko yawo buri kimwe cyose uragenda ukakihasanga urumva The Midnight noneho bamaze gushyiraho akandi karusho ko kubaho waba uri hose bakugezaho kijyanye n'icyo kurya urumva cyakura kiza bakakizana kimeze neza gifunze muri takeaway kimeze neza fresh yes reka rero dushimire mwe mwese twatangiranye kino kiganiro twatugeranye ku musozo reka mbashimire mwebwe mwakoze subscribe kuri Kimi TV rwa nawe hageze uyu munsi nakubwira ni ko ugiye gukora subscribe n'iby'agaciro nge nitwa Tiyote twe turi kumwe na Kabaka dusubira ubutaha